Muraho neza nshuti bakunzi bacu ba TNG TV, turabasuhuje tubifurije umugoroba mwiza, abandi tubifurije igitondo ciza. Reka nanone dutange mpore ku miryango y'abanyamurenge, ku miryango y'abanyarwanda, ku miryango y'abatutsi bose bakomeje kubura ababo, ndetse n'abakongomani muri rusange bakomeje kubura ababo. Uyu munsi dufite inkuru ibabaje, inkuru y'akababaro y'igicwa ry'abantu batatu baguye hariya mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, bakaba baraye bishwe muri iri joro ryakeye mu masaa sita z'ijoro, bakaba bishwe n'abagizi ba nabi. Iyo niyo nkuru tugiye kubazanira. Rero nshuti bakunzi bacu, dukomeje kubihanganisha cyane, ndetse twihanganisha n'imiryango y'abavandimwe yabashije kubatakaza. Hanyuma rero reka tugusabe kuba hafi kugira ngo ukurikirane aya makuru y'akababaro ateye agahinda, hapfuyemo umugabo ndetse n'umwana we w'imfura na murumuna we wari waje kubasura aturutse hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Reka dutangire dukoresha rikodi y'umwe mu baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge batuye kuri Goma, watabaje avuga ukuntu byagenze, hanyuma tuze gukomeza tubabwira uko bimeze. muraho neza bagize urugo bacu rwa Nyagakenke, dutanze mpore, turi Goma, tugize ibyago muri iri joro, abajura baratwinjiriye, barasa David muri hano n'umuhungu we mukuru bita Joy, na murumuna wiwe wari uvuye i Kigali witwa Patrick. Umuryango wawe mugari, mukomeze mwihangane. Ubu imirambo itatu kabisa iri muri salo, mukomeze mwihangane, turi mu bihe bitoroshe. Uko niko bimeze. Mumaze kumva rikodi y'uyu musaza yayitanze mu ijoro, bamaze kumva urusaku rw'amasasu batabaye basanga aba bavandimwe bamaze gucikana. Hari uwitwa David muri hano, ndetse n'umwana we mukuru w'imfura witwa Joy, hamwe na murumuna wa David muri hano wari waje kubasura avuye hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Habaye nijoro iri ryakeye, hari kuwa gatandatu, urumva, ndetse hari habaye ku cyumweru, kubera yuko hari habaye mu ijoro ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turimo, nibwo abagizi ba nabi babashe kuza. Uyu David muri hano yari atuye ahantu afite igipangu, atuye indani mu gipangu. Abajura baraza barakomanga, byashoboka ko babakingurira, barangije basimba igipangu. Ayo ni amakuru twagiye duhabwa n'abacu barehera kuri Goma, batubwiye gutyo ko abajura baje barakomanga, hanyuma binaniranye babuza bakingurira, nibwo bafashe umwanzuro wo kurira igipangu basimbukira indani. Hanyuma David amaze kumva ko bakomanze, nibwo yabyutse aje kureba icyabaye, ndetse akana ke k'agahungu nako kaba karasohotse. Joy na murumuna we bageze mu gipangu hanze nyine, nibwo bahise babarasira aho ngaho, bahasiga ubuzima. Abo bagizi ba nabi bamaze kubarasa birutse baragenda. Niyo mpamvu nta wundi muntu wagize ikibazo mu bari batuye muri uwo muryango cyangwa se muri urwo rugo. Ariko amakuru twahawe ni uko muri abo bagizi ba nabi hariho umwe nawe wabashije kwicwa, kuko batabaye barasa umwanzi uwo yaje kugwa aho ngaho, ndetse na bagenzi be bakaba bakomeretse. Uyu munsi rero ayo makuru akaba ari hariya kuri Goma, akaba ariyo makuru ari kuvugwa Goma. Nanone reka tubibutse ko ari muri teritware, ari muri province ya Nord Kivu, cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru, ahagize igihe kirenga amezi 3 kigenzurwa n'umutwe wa M23, AFC M23. Nibo bagenzura muri uwo mujyi wa Goma. Murabizi bamaze kuhafata
bagiye bafata abasirikare ba FARDC babatwara mu mafunzo, ariko nanone muribuka ko abaturage bose hafi ya bose muri Kongo, leta ya Kongo rero abahaye ibikoresho, ibaheza imbunde, abazalendo bari bazitunze mu mazu. Ubu nta musivile nta musirikare wa FARDC, bose bari kimwe. Birashoboka ko hari abazalendo benshi ndetse n'abasirikare ba FARDC batabashije gutwagwa iriya ngo baje mu mafunzo, abo akaba aribo basigaye bacengera hariya mazu barihisha, bahisha n'izo mbunde zabo, nibo bakomeje guteza umutekano muke hariya mu mujyi wa Goma. Abo twavuganye rero batubwiye yuko abaturage bagize umutekano muke, bagize ubwoba kubera impamvu z'ubwo bwicanyi bwatangiye gukorerwa abaturage hariya, ndetse bakaba babanje kwibasira ubwoko bw'abanyamurenge. Bikaba bigaragaza ko nanone mu baturage batuye kuri Goma hari benshi bihishe mu mazu yabo, ariko nanone bakaba bafite intwaro babitse mu mazu yabo. Iki kintu rero kikaba cateye umutekano muke hariya mu mujyi wa Goma, kuvuga ngo umuntu araryamye yinjiriwe mu nzu n'abantu, wasanga ari abaturanyi cyangwa ari abandi bavuye kure, ariko nanone batuye aho muri uwo mujyi wa Goma, nta muntu ushobora kuza ngo ave ku ruhande aze kwica umuntu atazi. Nguko bimeze bavandimwe, ayo niyo makuru ahari y'akababaro. Abari hafi kuri Goma bo kwegera iyo miryango yasizwe bakabasura, bakabakomeza, bakabihanganisha, ndetse natwe nka TNG TV reka tubonereho gutanga mpore ku muryango wa bugufi w'abarundi ndetse n'umuryango mugari w'abanyamurenge mwese aho muherereye ku isi, kubura aba bajambere, izindi nkingi zikomeye zivuye mu muryango nyamurenge, kandi bakaba bapfuye bazize uko baremwe. Rero abari hafi bo begera bakabakomeza, ndetse n'ababyeyi babo bari hariya mu Minembwe nabo abari mu Minembwe bo begera bagakomeza kubaheza mpore. Urumva rero uko niko bimeze hariya mu mujyi wa Goma. Ico ni ikintu cabaye giteye impungenge cyane, kandi hariya amahoro yarasa nkaho amaze kugaruka. Ariko nanone tunasaba AFC M23 bo batuye hariya nanone bagerageze begere abaturage bari hariya, barebe ukuntu bo kwinjira mu baturage, nanone bagakora n'uwo musako bibaye bikunze, bakareba ko bobasha gutsinsura umwanzi wese. Biriya bigaragaza ko hari abantu bafite intwaro babitse mu mazu, ejo n'ejo bundi barashobora kwinjirana abandi bakabagirira nabi. Ariko nanone uwatubwiye atubwiye ko iperereza rikomeje nanone gukogwa mu buryo bwiza, kandi biraza gukunda, yatwijeje ko biza gukunda abakoze aya mahano bari buze gufatwa, kubera yuko harimo bamwe bakomeretse, muri bo harimo inkomeri. Izo rero nizo babasha kwifashisha kugira ngo zibashe kubaheza amakuru y'impamvu bakoze igikorwa kibi kibabaje c'ubwicanyi ndengakamere, bene ubwo bwo kwinjira. Urumva umugambi wabo, iyo Imana idakinga akaboko ngo basohoke, urumva umuryango wose bari kumara. Ubwo rero bikaba bikiri muri enquete, bikaba bikiri ko bikomeza gukurikirwa. Nanone reka tubibutse ko ataraho honyine, na hariya mu mujyi wa Uvira abazalendo bakomeje gukora ibikorwa bene ibyo ngibyo byihohotera abanyamurenge. Muri iki cyumweru gishize hari umusore w'umunyamurenge, kandi tudashatse kuvuga mu izina, benshi barabibonye ku mbuga nkoranyambaga, wafashwe n'abazalendo ndetse na FARDC. Bageze muwe basanga mu nzu yakodeshaga harimo amakarite y'abasore basizemo atandukanye, bituma bamufata baramufunga, bamubwira kuzana amakarite de lecteur, ndetse nako ba nyiri ayo makarite ngo bazane. Urumva ni umuntu wari ukodesheje inzu, ntiyinjiraga mu nzu y'abagenzi cyangwa se y'abaturanyi ngo agende aje kureba ibirimo. Baramufata baramuhambira, ariko baje kubw'amahirwe baje kumurekura. Ariko nanone abasaza baravuze ngo ko umuntu aguye mu ruzi siko aruzukamo. Urumva ni hohotera. Nanone usanga muri Kongo abenshi bagenda bahohotera ubwoko bw'abanyamurenge, mu gihe muri Kongo hatuye amoko arenga 450, ariko ubwoko bw'abanyamurenge nibwo bukomeje kugira ibibazo, kugira ihohoterwa, kunyagwa ibyabo, gukubitwa, kwicwa, gutwikwa
ndetse n'ibindi bibi bimeze nk'ibyo. Rero bavandimwe, tukaba dusaba imiryango mpuzamahanga, tukaba dusaba nanone abashinzwe umutekano kubahiriza cyangwa se kumenya nanone agaciro k'abandi bavandimwe, abanyamurenge n'abakongomani nk'abandi, nubwo bahohoterwa. Turabizi yuko babikora babyirengagiza, ariko nanone bazi ko ari abanyamurenge nk'abandi. Mu Minembwe intambara ziri mu kuba buri munsi, abanyamurenge bakicwa, mu gihe amoko yose hariya mu Minembwe hatuye ari menshi. Minembwe nini ariko hari ibice byinshi bituwemo n'abapfurero, bituwemo n'ababembe bidafite intambara, ariko nanone ugasanga ayo moko yose yihuje na leta ya Kongo kugira ngo bakomeze bagirire umunyamurenge nabi. None reba nawe bigeze aho bica ndetse n'abana bato bato, uretse ko batangiye kera bakitwaza ko hari twirwaneho, bakitwaza ko hari ikindi, bicwa na leta ya Kongo. None dore n'abaturage ya mbuto mbi babivye mu bantu yo gutunga imbunda, yo gutunga intwaro. Ikindi kibazo gikomeye muri Kongo, kugira ngo amahoro ya Kongo agaruke bizagora, kubera ko abaturage bose bamaze kwakira yuko kwica umuntu ari ibisanzwe. Ni nayo mpamvu umuntu aryama agatekereza ko agomba kugenda akica mugenzi wiwe, akumva byomuhira. Umuntu akaryama akumva ko agomba kugenda akaja kunyega umuntu, akumva ni ibisanzwe. Umuntu akaryama akavugana na mugenzi we, bagapanga, bakavuga ko bagomba kugira runaka nabi, cyangwa se bakamwambura ibye, akumva nta ngaruka bimufiteho. Iyo rero kikaba ari ikibazo gikomeye kirara mu gihugu cya Kongo, aho abavandimwe cyangwa se abanyamurenge bafite umutekano muke, ndetse n'abanyamasisi dusangiye ikibazo twese tuzira uko twaremwe, nabo bakomeza kwicwa umunsi ku wundi bazira uko baremwe. Rero nshuti bakunzi bacu ba TNG TV, reka twese dufatanye kwihanganisha abavandimwe hariya muri comment, ndetse tunababwira ngo mutwihanganire, twari tugize igihe tutabakorera inkuru bitewe nuko tutari turi mu gihugu twari dutuyemo, twari twarazindutse bitewe n'impamvu zacu bwite, bituma tubura umwanya wo kubakorera inkuru za buri munsi. Ariko nanone twaje, reka tubabwire ko twagarutse, ibiganiro byacu mugiye kuzoza mubibonera ku gihe. Icyo tugusaba rero, wowe udukurikira utarakora subscribe, reka tukwereke cyangwa se tukurangire uburyo ushobora kubikoramo. Ni akantu kanditseho subscribe, hari igihe kaza mu ibara ry'umutuku cyangwa se ry'umukara, ukandaho gusa, hanyuma ugakanda kandi kari imbere kameze nk'ikengeri cyangwa se inzogera, ukakomeza kubona ibiganiro byacu mu gihe tubishizeho. Abakoresha ururimi rw'igifaransa, ni ahantu handitse ngo s'abonner, ugakanda hariya, ndetse ugakanda no kuri notification kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bikugereho. Turangije nanone dutanga mpore ku bavandimwe babuze ababo, ku miryango yabuze ababo, tubabwira ngo Imana yo mu ijuru itanga ihumure, ikomeze ibihanganishe, nanone ikomeze ibakomeze. Reka tunababwire yuko hano mu isi twese turi abagenzi, isi ni icumbi ry'igihe gito, abantu barapfa umunsi ku wundi, ariko aho baja niho heza. Nguko rero uko niko bimeze. Ayo niyo makuru twari tubazaniye kuri uyu munsi. Dukomeze twihanganishe abavandimwe twese. Murakoze cyane, mwari muri kumwe nanje Eric TNG.